fiance wanjye ntabwo ari mu diaspora, ntaho nteze kujya, ariko nanone naramukaje nzamubereka. Ubwanjye ndi igihamya, sibyo? Ubwanjye ndi igihamya kuva 2015 ndirimba kugeza ubu ngubu ngiye kubaka urugo, ndi igihamya. Nta nubwo nanganaga gutya. Nakiriye ubuhamya bw'umwana wakize kubera indirimbo yanjye. Arandika testimony, nyine anyohereza impapuro yandikiye. Yanyemerera tukakira Bosco Nshuti, hanyuma akatuganiriza ku mpamvu y'umwihariko yaduteranyije hano ndetse n'icyo ashaka kubabwira. Nyuma yaho turakurikiza izindi gahunda nk'uko nazibabwira. Murakoze. Yesu ashimwe. Nongeye kubasaba murakoze cyane. Nikodemu arakoze, nk'uko yabivuze nitwa Bosco Nshuti, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya Imana zikanahimbaza, nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR k'Umukera. Nkaba uyu munsi nabateranirije hano kugira ngo mbasobanurire iby'igikorwa mfite ku itariki 30, ni concert mfite. Nanabashimira cyane kuba mwatwitabye mukaza kubana natwe muri iki gikorwa. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mfite concert ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 10, nise Unconditional Love. Wenda mu rurimi rwacu bishatse kuvuga ko urukundo rudafite ikintu na kimwe rushingiyeho, ariko urwo rukundo nashatse ko dusangira n'abanyarwanda n'abakunzi bakunda indirimbo zihimbaza Imana. Ni urukundo Imana yadukunze, ni urukundo Imana yadukunze igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Hanyuma rero iyo concert ukuntu iteye, nzaba ndi kumwe n'abandi baramyi batandukanye, harimo Alarme Ministries nababonye hano, hanyuma James na Daniela nabo n'abaririmbyi beza muri iyi minsi bakunzwe kandi bari gukora neza. Hanyuma nzaba ndi kumwe nanone na Patient Bizimana, nawe ni umuririmbyi abantu bamenyereye, kandi nzaba ndi kumwe n'undi mwana uri kuzamuka uririmba neza mu njyana gakondo bita Josh Ishimwe. Hanyuma nkazaba ndi kumwe n'undi mukuru wanjye navuga wambanjirije muri uyu murimo mu itorero ryacu bita Alexi Dusabe. Ndumva ari uko nguko igitaramo cyanjye gihagaze, kikazaba ku itariki 30 z'uku kwezi turimo kwa 10 muri uyu mwaka. Hanyuma rero impamvu nabateranirije hano no kugira ngo nk'uko musanzwe mudufasha mu buzima bwa buri munsi mu kwamamaza ibikorwa byacu dukora, mwongere mudutere inkunga muri iki gikorwa kugira ngo abanyarwanda abari hirya no hino babashe kumenya iby'iki gitaramo, hanyuma bazaze kubana natwe dusangire ibyo byiza ndi kubategurira. Tuvuge ku rukundo rw'Imana, turuvugeho gatoya kuko ntabwo twaruvuga ngo rurangire, ariko kuri uwo munsi tuzavugaho akantu gatoya. Ndumva ari icyo ngicyo cyatumye turi hano, ni ukugira ngo mukomeze mumfashe no kugira ngo icyo gitaramo kizagende neza kandi abantu bazaze. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Arakoze cyane Bosco. Mwanya tukurikijeho kugira ngo tucuze uburyo umwete, tugiye kwakira inyunganizi, ibitekerezo n'ibibazo by'abanyamakuru, ariko mwongere mu myemerere babwire ko bitewe inkunga muri iki gikorwa na Hippo Roofings, Dover Business Group, Berino Sparkling Cocktail, Sainte Famille, Shusho Limited, iTech, Tent Maker Entertainment, RBA, RFL n'abandi turagenda tubagezaho uko umwanya ugenda udukundira, mutwihanganire n'aka kaba gucamo. Niyo mpamvu nemerera noneho twakira ibibazo, niba hari ibibazo, inyunganizi n'ibitekerezo mwamufite umwanya n'abantu. Reka duhere kuri Esther ndetse na Frederic. Ruth, yego, reka tubanze twakira abo Esther.
murakoze nitwa Esther Fifi umunyamakuru wa Radio Disney Ten. Jabaza Bosco Nshuti kubera iki araba ministries y'abara abahanzi kiri kubera iki Alex Dusaba kuri afishe mpaka gukunda watubwira na strategy wakoresheje kuko n'igitaramo cya mbere agiye kwitabira kishyushye ubundi yatubwiye ko ajya mu gitaramo gishyushye wakoresheje strategy mu fatishe aza mu gitaramo cyawe kandi kishyushye. Hanyuma unatubwira korali yawe yitwa Niyo Ntibamo kandi sindi kubaze iyo kumukeye yaba aragusabye byinshi ko bitandukanye kandi ariko arabona umunsi wenda ntiyari kuvuga n'umusaza akaba yaza mu gitaramo cyawe. Urakoze cyane kamere kuri icyo cya New Melody. N'ubundi New Melody igitaramo mperuka gukora muri Serena yari irimo, kandi iyo umuntu agenda akora ibitaramo agenda afatanya n'abandi kugira ngo bose azagende afatanya nabo. Hanyuma si ukuvuga ko batarimo, ahubwo bari mu yindi mirimo nayo ijyanye n'igitaramo. Numva icyo ngicyo nta kibazo, si uko hari ibintu bansabye ntabyo, ahubwo bari kumfasha mu yindi mirimo. Hanyuma ku kijyanye na Alexis Dusabe nk'uko nabivuze, Alexis Dusabe yambanjirije muri uyu murimo, turafatanya muri byinshi. Rero ari mu bantu bategeze bangorana gatoya. Namusobanuriye iby'igitaramo mfite, hanyuma arambwira ngo nzagushyigikira. Niyo mpamvu nta protocole zindi neza uko bimeze, ariko kuri ahita ambwira ngo nzagushyigikira neza. Kuri jingo yasohotse irimo n'amaka, numva icyo ngicyo na uyu munsi duteranye hasigaye hafi bibiri ari n'icyo tugitaramo tubwire igihe nicyo kinini yuko bihagaze uyu munsi, yaba ari ku myiteguro yawe ku giti cyawe ndetse no mu buryo ki abantu bari kwitabira kugura, yaba ari amatike cyangwa se ibibemerera kwinjira mu iki gitaramo, kugira ngo tumenye n'imbaraga zishobora gushyiraho. Yego Frederic, urakoze cyane. Hanyuma ishusho y'iki gitaramo ndi gutegura, mu by'ukuri navuga ko imyiteguro igeze kuri 80% kugira ngo kizagende neza, haba mu buryo bw'imitegurire, aho kizabera, ibijyanye na sound system, ibijyanye n'amarepetition, ibijyanye n'abatumirwa. Mu by'ukuri navuga ko bimeze neza cyane. Igisigaye nuko tugera iyo 20 iri kuburaho, nuko tugera kuri wa munsi kugira ngo igitaramo kigende neza. Ndumva igitaramo kimeze neza nta kibazo. Amatike bari kuyagura umunsi ku wundi, turi kugenda tubona ko abantu bari kuyagura, kandi twizeye ko n'abandi bari mu nzira, kuko abaguhamagara bavuga ati turiteguye kuzaza kugushyigikira, wumva ko abantu bategereje igitaramo. Yego. Concert ya mbere nakoreye muri Serena, ndi kumwe na Siloam korali yanjye, hanyuma ndi kumwe na New Melody, amatsinda mbamo. Ariko kuri iyi nshuro nishimiye ko nahindura ngafatanya na Larme, ngafatanya n'abandi, kandi na concert izakurikiraho birashoboka ko nzafata n'abandi batari muri abangaba. Niyo mpamvu nta yindi. Hanyuma icyo wambajije ngo kubera iki nakoze igiterane agakurikira byegeranye, nta kibangamira iki. Ndi kumwe n'aba bantu bose mwabonye bari kunshyigikira, tent maker, kugira ngo bitazahungabanya ibindi bikorwa. Mu by'ukuri ntago ari njyenyine ubirimo, ahubwo hari abandi bantu banshyigikiye ku buryo nta kintu na kimwe kizapfa kubera ikindi. Abantu bategereje iki gitaramo nababwira ko turi gushyiramo imbaraga zose kugira ngo igitaramo kizagende neza. Kizagende neza, isaha tuvuze tukazayubahiriza, turi gushyiramo imbaraga. Rwose batuze, bumve batekanye, turi gushiramo imbaraga zishoboka zose. Hanyuma ikindi warumbajije ingarukamwaka, ntago ari ingarukamwaka, ni igitaramo kibaye muri uyu mwaka,
umwaka utashobora kuba ikindi gitaramo cyitwa ukundi, kitari kuvuga ngo kizajya kiba buri mwaka. Hanyuma ivugabutumwa ni ivugabutumwa, birumvikana ko ari ivugabutumwa kuko tuzavugamo urukundo rw'Imana, Imana yadukunze. Ni ivugabutumwa tuzabwira abantu urukundo rw'Imana yadukunze. Hanyuma ubwizerwe bw'abantu turi gukorana kugeza ubu ngubu nta kibazo na kimwe dufitanye. Ndizera ko n'ibisigaye bizagenda neza. Ndumva nta kigusubiza uko nguko, kadutegereze n'ibisigaye. Murakoze cyane. Tent Maker niyo yateguye iki gitaramo. Ndatekereza ko kuko nicyo yateguye kino gitaramo, n'ibindi twagiye dutegura. So rero ni umwihariko muri iki gitaramo ko turi kumwe na Bosco Nshuti, nitwe twamutegurira igitaramo nkuko twagiye dutegura n'ibindi bitaramo bitandukanye. So nanasubiza hano wari wabajije ku mpungenge ni Flora niba nibuka neza z'abari gutegura igitaramo, nuko ibitaramo twagiye dutegura twagiye tubitegura neza mu buryo bumwe n'ubundi, kandi naho bigeze dukorana nawe bigeze ahantu heza. So rero nuba nabisubiza muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Moses arakoze cyane, reka musubize kimwe cyo nari nagisubije. Navuze ko ariyo mpamvu ndi kumwe n'abandi bantu kugira ngo bamfashe bimwe ibindi bitazahungabana. Icyo nari nakivuzeho. Hanyuma umwihariko w'iki gitaramo, iyo umuntu ategura aba ashaka kumaximiza nyine ibyiza. Nanjye ndi gutegura concert ariko ngerageza kugira ngo abantu bazabone ibintu byiza bitandukanye n'ibindi bagiye babona. Ubwo rero reka dutegereze turebe uko bizagenda, ariko icyo nzi cyo nuko ndi gutegura ibintu byiza uko nshoboye mu mbaraga zanjye. Hanyuma icyo kibazo mbajije bwa mbere, hari ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wamenye Yesu akabiba imbuto muri we. None uwo muntu imbuto imurimo imuha gutekereza kwiza, imuha gutekereza nka Kristo. Ibyo utekereje bigenda neza. Warumbajije ngo ni iki, ngo iyihe message Imana yampaye. Imana yankizamo gutekereza neza kugira ngo ntange ibitekerezo byiza bivuye ku mutima w'Imana. Concert yitwa Unconditional Love, sibyo? Niko yitwa. Urukundo rudafite icyo rushingiye. Urabizi iyo umuntu agukunda hari ikintu runaka yakubonye, ariko Imana yo idukunda nta kintu na kimwe itwaka, yo iduha urukundo. Icyo twebwe dusabwa ni ukurwakira gusa. Iyo niyo message tuzavugamo hariya. Ni ukuvuga ngo natangiye kuririmba nkanjye ku giti cyanjye muri 2015 kugera uyu munsi ndi kuririmba nkanjye. Mu by'ukuri aho natangiriye naho ngeze ubu ngubu n'iki gitaramo murabona ko hari indi ntambwe nateye. Ibyo nagiye nkora ubushize ntago bimeze nk'iki ngiye gukora. Bivuze ko hari intambwe nziza ndi kugenda ntera kandi mbifashijwemo n'Imana. Hanyuma urukundo rw'Abanyarwanda kuri icyo ngicyo mu gushyigikira gospel navuga ko rurahari, ariko ntago twari twagira aho twifuza, kuko ushobora gutegura igitaramo, hari byagiye bitegurwa ugasanga rimwe na rimwe umuntu yashyizemo imbaraga ariko usanze abantu ntago bitabiriye, ugasanga ntago baje nk'uko uwo muntu yashyizemo izo mbaraga. Rero navuga ko bitari byagera ku rwego rushimishije nk'uko twifuza. Mboneraho no gusaba Abanyarwanda ko bashyigikira uyu murimo, kuko uyu murimo usaba imbaraga. Ntago twebwe ubwacu twawishoboza, ariko hamwe nabo n'Imana tuzabasha gukora ibintu byiza kurushaho. Hanyuma abanyamakuru ku cyo kutubana, njye navuga ku giti cyanjye, njye kuko barambaniye kubera ko n'ikimenyimenyi nuko mwaje mwanyitabye. Iyo bamutarambaniye ntago mwari kuza, ariko kuba mwaje bivuze ko hari umutima mufite wo gushyigikira abantu. Ariko nanone nkabasaba ko mwashyiramo imbaraga aho mwari mugereje, mugashyiramo imbaraga zo gushyigikira abaririmbyi muri rusange, mutarobanuye. Hari igihe umuntu atazwi ariko afite impano, uwo muntu nawe mugomba
kuvuga ati uyu muntu uje ungana reka ngire support muha kugira ngo nawe azagere aho wa wundi wamenyekanye ageze. Murakoze cyane. Kuba bazaza ahubwo ni gahunda bari bayizi, ahubwo bagiye bagira izindi mpamvu zitandukanye zitatumye babasha kugera hano, kuko murabona ko Alarme Ministries baje n'abandi twari twabamenyesheje ariko bagira impamvu. Hanyuma sinzi niwe mba navuze wenda ko badakunda itangazamakuru, ndumva ibyo bintu ntabyo navuze. Turabakunda, murabizi sibyo? Turabakunda, niyo mpamvu tubagana. Mu gitaramo mwemerewe rwose kwinjira, mwemerewe kwinjira. Nzakoramo live recording y'indirimbo zanjye. Muranyemerera mbasabe ko izo ndirimbo kubera ko zizasohoka ari video, mbibasabe muzamfashe muzareke zisohoke kuri product zuzuye neza twazitunganije. Icyo ngicyo ndakibasaba mu binyemerere, kuko nzakoramo live recording. Izo ndirimbo ntimuzaza uploading, ariko indirimbo z'abandi bahanzi basanzwe bakoresha bazabaje kumfasha, ijambo rizavugwamo mushobora kurifata nta kibazo, ariko za live recording nzaho ndi gukora muzanyemerere ntimuzaza uploading, ahubwo zizasohoke nyine nka product nkuko mbyifuza. Ndumva icyo ngicyo ari byo nabivugaho. Ikindi mwemereye kuza muri Isanga muri concert, tutabafite nyine ntago twabasha natwe kugera aho tugeze. Murakoze cyane. Kubimanaginga birateguye, hariho igihe abantu bazakorera, kandi nanjye indirimbo zose nateguye nzaziririmba, kandi nta muntu uzataha ataririmbye. Hanyuma si uko wenda nananirwa gutegura igitaramo njyenyine, ariko ni na byiza gufatanya n'abandi, kuko hari n'igihe kizagera nabwo utegure wenyine wongere utegure uri kumwe n'abandi. Ibyo ni bisanzwe, ntago wahora ukora wenyine, nta nubwo wahora ukorana n'abandi bitewe n'icyo wateguye. Ntekereza ko icyo gihe nacyo kizagerwaho, ariko kuri inshuro nashimye ko nafatanya n'abandi baramyi, tugafatanya kubwira abantu urukundo rw'Imana. Se nimba azaza muri concert cyangwa atazaza, ashobora kuza cyangwa ntaze, sibyo? Ashobora kuza cyangwa ntaze kubera ko ntagatuye hano i Kigali, sibyo? Ashobora kuzaza cyangwa se ntaze. Naramukaje nzamubereka, nataza muziyangana. Hanyuma ku bahanzi bari muri iki gitaramo bose bazaza, ntago muzababura, ntago bazanga kuririmba ngo bari ibyo twabemereye tutabahaye. Oya, bazaba bahari rwose, muzaze mwumve mutuje. Hanyuma ku cyo kuririmba nanone nka couple ntago mbiteganya, sibyo? Ntago mbiteganya ko tuzaririmba nka couple, kereka habaye indi mpinduka, ariko kuri ubu ntago mbiteganya. Tubona amakampani ategura ibitaramo bitandukanye biri profane cyangwa se musique séculaire, zino zisanzwe. Ndagira ngo nambabaze kubyerekeranye no gutegura igitaramo cya gospel, criteria mugenderaho ni ibiki mugenderaho? Icya kabiri, hari abahanzi batandukanye ba gospel bashobora kuba begera ngo bategure ibitaramo, ese muselecting umuhanzi ushobora gukorana nawe mugendeye kuki? Bosco Nshuti ikibazo cye mubaza na ndamubaza wenda ko babaye nk'abagikomoza, ariko uruhare rw'umu future wife to be cyangwa se wife to be we cyangwa se umusheri we muri iki gitaramo, byose ari behind scene, ari kukubwira iki muri iki gihe. Icya kabiri, Bosco Nshuti ni muririmbyi, uririmba ate? Describe yourself. Uririmba ute? Dufite abahanzi batandukanye bagiye bafite amatushe atandukanye, wowe imirimbire yawe iteye gute ku bantu babonye inshuro ya mbere? Murakoze cyane. Tent Maker nk'uko bivuze ni kampani itegura ibitaramo bitandukanye. Imiryango irafunguye, ntabwo turabanira ku butoni, tubenga nabo twakorana nabo, abandi dukorane nabo. Abatuganye bifuza ko twabategurira ibitaramo bitewe na experience tumaze kugira mu bitaramo bya gospel, binyuze mu makorali, mu bahanzi batandukanye twagiye dutegurira ibitaramo, n'ibyo babona twabafasha. Nk'uko Bosco yatuganye kugira ngo dukorane nawe, tunamushimira
ndetse tunararikira n'abandi banzi ba gospel kugira ngo dukomeze tuzamure gospel. Gospel twifuza ko igera twese hamwe dufatanye kuba twayizamura. So navuga ko amarembo arafunguye, ntabwo turobanura ngo umeze gutya na gutya, ubutuganye tugerageza kumufasha kuko intego ya Tent Maker ni kugira ngo gospel izamuke. Yaba abahanzi mu buryo bwo gukora management, yaba mu kubategura ibitaramo, twifuza ko twakorana nabo, bityo rero gospel ikazamuka. Criteria zimugenderaho wenda gutegura igitaramo cya gospel. Okay, criteria tugenderaho, twifuza ko igitaramo cyose duteguye kiba cyiza ku rwego ruri hejuru, kandi twifuza ko umuntu watugannye ko nawe anyurwa nuko twamutegura igitaramo. Ntabwo rero twavuga ngo ni izi ABCD, ariko icyo tuba twifuza nuko bibagira success. Twifuza ko gospel igera ku rundi rwego, kandi turanashima Imana ko ari intambwe. Nawe nk'umuntu uba muri gospel ndibaza ko biza. Reka twumve. Urakoze. Okay. Isa urakoze cyane. Isa nk'uko Nikodemo yabivuze yaramfashije cyane akora kuri Authentic, ndamushimira cyane, kandi n'uyu munsi aracyamfasha. Imana iguha umugisha, kandi nanone ukomeze ufashe n'abandi. Ku cyo wambajije cya fiance wanjye, uruhari afite muri iki gitaramo, urumva ntago tumenyanye vuba. Iki gitaramo natangiye kugitegura abizi, hanyuma ama courage, aransengera akambwira courage, nanamushimira cyane ko support yiwe ndayumva cyane muri njyewe muri iki gitaramo. Imana imuhe umugisha. Hanyuma ku kijyanye nuko nakwivuga umuziki nkora umuziki, icyo nkora cya mbere nuko mvuga Yesu, mvuga ubutumwa bwiza mu muziki wanjye, kandi ntago nteze kuzakata, no kuvuga Jesus mu byo nkora. Ikindi no kugerageza kuvuga ibyiza, gukora umuziki mwiza, plutôt musique nziza, melody nziza, ibijyanye na musique yose, kugira ngo ibyo ntanga bigere ahantu hose. Urakoze cyane. Imodoka twajemo agari ya Dova badufashije mu bindi, ariko barazifite mu bagane, nta kibazo rwose. Hanyuma fiance wanjye ntabwo ari mu diaspora, ntaho nteze kujya, ariko nanone Imana ishobora guca inzira tukagenda, sibyo? Ariko kugeza ubu turacyahari. Momo Pay irahari, n'amatike bisanzwe nabyo birahari. Bosco mu gitaramo cye impamvu ni imwe. Bosco dusangiye umwami umwe ari we Yesu. Bosco ni rumwe mu rugingo duhuriyeho rugize umuntu umwe ari we Yesu. Bosco dusangiye imyizerere. Bosco twaje kumushigikira kuko nawe adushigikira. Kugira kuvuga ngo se hari ubwo yigeze kwitabira igitaramo cya Alarme, sibyo? Ariko dushigikirana mu buryo butandukanye, haba mu gusenga, haba mu bitekerezo. Niyo mpamvu Alarme itareka gushigikira Bosco mu gitaramo nk'iki, kandi gifite topic ikomeye, gifite teme ikomeye yo kuba turi mu rukundo twakunzwe rudafite icyo rushingiyeho. Mu bagize umuryango wa Alarme nabo bisanga muri urwo rukundo, bivuze ko nta mpamvu n'imwe Alarme itaza gushigikira Bosco mu gitaramo nk'iki. Icya gatatu nuko mu ntego Alarme igenderaho yita ko umuntu w'Imana agomba kuzura mu bice bitatu. Iki gitaramo Bosco yateguye kije cyuza izo ntego tugenderamo, kuko Alarme igendera ku ntego zivuga ko umuntu w'Imana agomba kuba yuzuye spirituellement, physiquement et moralement. Nuje kureba igitaramo Bosco yateguye cyose gishingiye muri ibyo bice bitatu. So bivuze ko nta mpamvu n'imwe Alarme itaza gushigikira Bosco.
tuzamushigikira, twatangiye kumushigikira, tuzamushigikira habuze umunsi umwe ngo igitaramo kibe, tuzamushigikira mu gitaramo ndetse tuzakomeza tunamushigikire no mu bindi azakora ku buryo bw'umwihariko. Uko Alarm ishigikiye Bosco niko namwe mwese mumushigikiye. Buriya hari ahantu Bosco atagera muri iki gitaramo. Bosco ashobora kuririmbira abantu aho yateguriye iki gitaramo cye, ariko Bosco ntiyakibwira umuntu uri muri Singapore. Abantu bafite kujyana ubutumwa muri Singapore ni mwebwe abanyamakuru mwamwitabiriye. Murumva ko muri abafatanyabikorwa bakomeye, kuko Alarm yaje kumufasha, niko namwe mwaje kumufasha kugira ngo ubutumwa arimo avugira mu Rwanda n'uri muri Japan mwebwe mu bumugezeho. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Kamere kuri icyo cya bande, nzakorana na bande ntago ni bande nziza irimo abo bita ba Nehemi, ba Ishimwe, ba Semfo. Ndumva iyo bande muyimenyereye. Ni bande nziza kandi imenyereye gukora live recording. Murumva ko umuziki uzaba ari mwiza. Hanyuma ikindirimbo of course ifite aho ihuriye n'urukundo, kuko nimba wayumvishe aramvuga ngo nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuye mu mwijima. Urumva ko biraganisha ku rukundo, biraganisha ku rukundo. Hanyuma icyo nsaba abanyamakuru ni indirimbo nshyashya kandi nzayiririmbamo muri concert of course. Ndabasaba ko bamfasha kugira ngo mu gihe gito dusigaranye abantu byibura bazaze tuyiririmbane bayizi. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nubwo tutamushyizemo ariko umwanya w'ijambo urahari. Ntabwo twakora ikosa ryo kuririmba gusa ntidushyiremo ijambo ry'Imana. Rwose abantu bazaza bazasangamo ijambo ry'Imana. Hanyuma kubifatika rero ntabwo na mentioninga ubwanjye ndi gihamya, sibyo? Ubwanjye ndi gihamya kuva 2015 ndirimba kugeza ubu ngubu ngiye kubaka urugo, ndi gihamya. Nta nubwo nanganaga gutya. Rero kumentioninga ngo nakuyemo iki n'iki numva nta mpamvu, ariko ubwanjye undi barabona ko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Icyo nishimiramo wenda gatoya, ejo bundi muri uyu mwaka turi mu 2022 nakiriye ubuhamya bw'umwana wakize kubera indirimbo yanjye. Arandika testimony, nyine anyohereza impapuro yandikiye Jesus ayishimira kubw'indirimbo, arakira. Urumva ni ibintu byinshi byo kwishimira, kuko icyo tuba dushaka nuko abantu bakira, nago wenda ari ukwamamara cyangwa kugira gute. Turashaka ko abantu bamenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Konseri n'ubukwe ntekereza ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Konseri ni ivugabutumwa, n'ubukwe nyine n'ubukwe. Numva aricyo nabivugaho, sibyo? Hanyuma Imana ikwiriye ibyiza, sibyo? Imana ikwiriye ibyiza. Mbwira n'abaririmbyi cyangwa se abandi bantu bategura ibintu bifite aho bihuriye na gospel. Imana ntago ari ikwiriye ibintu biciriritse. Imana ikwiriye ibintu byiza cyane. Rero icyo mwabwira abantu nuko turi gutegura concert nziza kandi umuntu uzaza azabibona ko izaba ari nziza. Barahishiwe nyine, hazarimo ibintu byiza, bisa neza, bivuga neza. Nijoro navuganye na pasiteri wanjye, yambwiye ngo nzaza mu gitaramo cyawe, bishatse kuvuga ko anshyigikiye. Hanyuma uko bafata abaramyi, mu by'ukuri ntabwo navuga ko wenda biri 100%, ariko mu by'ukuri hari ibyo badukorera nyine. Niyo mpamvu tuba tugihari, tuba tukiri muri iryo torero, kuko badufashe nabi ntabwo twakomeza kuhaguma. Rero baragerageza. Wenda haba harimo n'uburyo bw'impinduka, uburyo ibintu bigenda bihinduka uko kera byari biri n'uyu munsi. Ubona ko hari impinduka igenda izamo. Kuba batari wenda bampamagara ati icyo gitaramo ntabwo tugishaka, nuko nta kibazo na kimwe gihari. Rero
abadeperi rwose muzababona hariya, bazaba barimo benshi kandi n'abandi bose tuzafatanya kuramya Imana. Murakoze cyane. nanjye ni uko tugomba gushyigikira umurimo wa Bosco Nshuti ndetse n'abandi bataramyi bazaba bari mu gitaramo, ariko by'umwihariko namwe nk'abanyamakuru ndabona inshingano zanyu muba mwazikoze, ahubwo tugashishikariza abanyarwanda bakurikiranye kugira ngo bazitabire igitaramo ndetse bakurikirane n'uko batanga amatike, babona amatike y'ibirayi ku platforms ya Bosco Nshuti.